mukunzi wanjye nzi kunyumva akirishimwe gushimiye. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 4 umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 4 umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 4 umurongo wa mbere. Turaza gusimbuka ariko reka dusome. Yesu ageragezwa na Satani. Yesu yuzuzwa umwuka wera. Yesu agira ate? Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu. Amara y'iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyarya, nuko ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati nibura umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduka umutsima. Dushatse twarekera aho ngaho dusimbuke ku murongo wa 13. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Umwanzi arangije ibyo amugerageza byose aramureka amutega ikindi gihe. Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka. Inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho, yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramuhimbaza. Amen. Simbuka 16. Ajya i Nazareti iyo yarerewe. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge. Nicyo cyatumye asigira amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amen. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu, aricara abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Nuko atangira kubabwira ati uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Bose baramushima, batangazwa n'amagambo meza avuye mu kanwa ke. Bati mbese aho uyu siwe mwene Yosefu? Reka turekeraho. Yesu ashimwe. Abo twatangiranye nagira mbibutse ko uyu munsi tugiye kuganira ku mwuka wera. Ntabwo mu by'ukuri yenda utaratangiranye natwe wavuga ati se ko tuba turaganira ngo Yesu yaduhishuriye izina rishya ry'Imana ngo tubeho, none tugeze mu mwuka gute? Ku munsi wa mbere ariho ku cyumweru, bishobotse twakongera hano gato, ku munsi wa mbere ariho ku cyumweru twaganirira iryo zina rishya ryari ryo ni data. Iryo zina ni data. Ku munsi wa kabiri tuganira ese data asate. Ku munsi wa gatatu tuvuga kamere ye. Hariyo tuvuga ngo iyo kamere si yindi ni umwuka n'ubuntu. Bibiri tubwira ngo ibyari bimwuzuye n'ibyo twahaweho natwe ni ubuntu bukurikira ubundi, ni ubuntu n'ukuri. Ejo twavuze imbaraga y'ukuri. Ese ukuri ni iki? Kuwa kane nako kuwa kabiri niba ntibeshye, uyu munsi turi kuwa kane, twavuze ku buntu. Ubuntu ni iki? Ubwo buntu ni iki? Twarabuvuze. Ubuntu buduhesha umwuka wera, nako ubuntu buduhesha ubugingo buhoraho, ubuntu buduhesha kuba abana b'Imana. Ubuntu nibwo bwaduhaye kuzajya mu ijuru, nta cyaha nako nta gukiranuka kurabaho, nta cyiza dufite. Yesu yatubazeho ubuntu bwe. Yohana yaravuze ngo iki nicyo cyerekana urukundo, Kristo Yesu yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Rero tuvuga ubuntu. Ejo twatangiye inyigisho yacu ivuga ukuri. Ntabwo mu by'ukuri ubuntu iyo buvuze ntabwo bwinjira mu mutima bwonyine, ubuntu bwinjirana mu mutima n'ukuri. Kuko Yesu ibyari bimwuzuye n'ibyo twahaweho ni iki? Ni ubuntu n'ukuri. Rero ubuntu bwonyine, ubuntu gusa butagira imbaraga, ubuntu gusa butagira ukuri buhinduka amagambo. Ubwo buntu buhinduka siyansi. Ubwo buntu buhinduka ubumenyi. Ubwo buntu busuzuguza ubufite. Ubwo buntu busuzuguza Imana. Ubwo buntu bamwe babuhimbiye amazina ngo ni ubuntu buciriritse, abandi babwita ngo ni ubuntu buri extravagant, ni ubuntu abantu bakabya, ni ubuntu buramo limite. Yego, bamwe ari umugabo twigeze guhura 2015 ndumva ntibeshye, duhurira ahantu ari umukire ariko yakize yarakennye. Nuko ubukire bwaramurenze, amafaranga amaze kugera mu mutwe atangira, kandi yari umudive rwose b'abantu b'imbere. Ariko amafaranga amugeze mu mutwe atangira kunyumvisha ibyanditswe uko bitari. Arambwira ngo ntiwemera ko Yesu yapfiriye abantu bose? Ni cyane.
ati rero kubw'ibyo ntawe uzajya mu muriro kuko Yesu yapfiriye abantu bose. Ndamubwira nti niba abantu bose bagomba kujya mu ijuru kandi Yesu bimusaba gupfa, nta mpamvu yagombaga gupfa, yari kureka n'ubundi bakajya mu ijuru atarinze gupfa. Icya kabiri, nta mpamvu Imana ari kuvuga ngo umwizera wese afite ubugingo buhoraho, kuko n'abatamwizera babubona. Hari ubutumwa bwinshi hanze rwose bavandimwe, ndabisubiramo, ibyo dukora ntabwo ari byo bizatuma tubona ubugingo buhoraho, jamais. Ariko nanone twakirijwe gukora imirimo myiza. Iyo tandukaniro rirumvikana, ntitwakijijwe n'imirimo, oya. Ariko uyu nguyu wadukijije yadukirije gukora imirimo myiza. Adukiza yadukijije ngo tubeho ubundi buzima. Ntiyabanje gusaba ko dukora ngo tubone kubaho, oya, yaduhaye kubaho nk'uko umwana atavuka akora, ahubwo akura kugira ngo akore. Yego, Imana yacu ishimwe cyane. Bizaba ari igitangaza. Ndagira ngo nongere ngusubiriremo. Nakunze igitabo cy'umugenzi. Iki gitabo ndagikunda, nzakomeza nkibabwire. Pastor Duhurera ambwiye ati ariko nanjye uzakime ngisome. Sinzi ariko yewe kuri Bibiliya iki gitabo cy'isoma kenshi nyuma yo gusoma igitabo cya Bibiliya, igitabo cya kabiri usoma, igitabo cy'umugenzi, cya gatatu usoma kenshi, igitabo cyitwa Purpose Driven Life. Ibyo bitabo bisoma kenshi, byitwaje mu Faransa, ndetse ibyo bitabo bisa bifite muri telefone, ku buryo niyo naba ndi mu ndege ndabisoma. Bibiliya ifite verisiyo 36 twukuranyije 36. Niba uri ijambo utabyumva muri bya ntagatifu ukabyumva muri Bibiliya dusomera, utabyumva ugashyira muri James, utabyumva ukabishyira muri cy'Ikinyarwanda, muri Faransa cyose, ariko niba ukagerageza ukabyumva. N'igitabo cy'umugenzi nuko ndabisoma sinzabirambirwa, biraryoshye. Reka nkubwira kanejeje rero ngo hari umugabo witwaga Magambo. Uyu nguyu yari igitangaza. Ngo iyo wazanaga topic ukavuga ngo tugiye kuganira iby'ubuzima buzaza, yarakubwira ngo ntugire ikibazo, mfite ibyanditswe 100 bihamya ibyo tugiye kuvuga. Nawe uratekereza ibyanditswe 100 yafashe mu mutwe bigiye guhamya ibyo uri kuvuga. Ngo mwizerwa mwegereye amubwiye ibyo, aravuga ati ye baba we, yegera mu Kristo ati kuva nabaho tubonye umugenzi uzatugirira umumaro mu rugendo rujya mu ijuru. Undi aramubwira turiya mugabo yabesha abantu inzovu batamuzi, iwabo turaturanye, yitwa Magambo. Ati n'ikimenyimenyi abo mu rugo rwe biganyira uburyo bamukorera. Ati abana be baravuga ngo kugira ngo ugire data nk'uyu afazari yapfa. Ati umugore we ntazi uko amufata, ngo ni umugabo w'umunyarutoto. Ati cyakora iyo uri kure ni umugabo mwiza cyane, ngo ariko irushaho kumwegera ngo ubwiza bugenda bumushiraho. Avuga amagambo akomeye ngo kuri we kubaha Imana ni ukubomburanya ururimi mu kanwa. Uratekereza we ibyo yita kubaha Imana ni uko ururimi rwe rwavuze amagambo gusa. Aravuga turiye yatumye ubukristo buhinduka igitutsi, irya zina ryiza ryitwitirirwa yarihinduye ubusa. Aramubwira ngo uzi urashaka kumumenya, urashaka gusobanukirwa ibyo nkubwiye? Ati yego, genda muganira aya magambo. Atayahe ndabizi neza, ni muganira aya magambo uwo umwerurire nta kabuza ubugare bugusiga agende. Bavandimwe ntega amatwi neza, ndagusabye ntega amatwi neza. Aramubwira ngo genda uganire nawe, ngo mbega imbaraga zikiza ziyerekana zite mu mutima w'umuntu zagezemo. Imbaraga zikiza zigaragaza zite mu mutima w'umuntu zagezemo. Mwizerwa aramubwira ngo sawa. Agiye ntiyamubajije gutyo, oya, yaramubajije ngo mbega ubuntu bw'Imana bukiza bwiyerekana bute mu mutima w'umuntu. Bavandimwe, ubuntu ntabwo ari amagambo, ubuntu n'imbuto igera mu mutima. Iyo igeze mu mutima igira uko yiyerekana. Uwo buntu bwagezemo agira uko abaho. Mbigereranya n'umugore watwite. Iyo umugore yatwite akavuga ngo ndashaka gucira, ntumubwira ngo ugeze imbere ya perezida, aracira. Umugore utwite areka inyama akagutuma umwuka wa gerenade, ngo ndashaka umwuka wa gerenade. Ukagibaza ati ko se wawumvise he?
nanjye nabisomye kuri WhatsApp ngo abagore baraturaniye ngo ubuse ndamugirane ngo ndashaka umwuka wawe ngo sheri ngo shakisha ngo nihumurize umwuka wa Gerenade. Nanjye ndamubwira nti wamwohereje muri Ukraine. Umugore utwite usanga ari kwivu ku cyondo arimo arakubita icyondo yihumuriza akajya ari gatakwase kuva wabaho igeze urya ibyondo ariko nibyo ashaka ngo akavura karaguye ngo bitumutse ngo ndagishaka. Iyo umuntu ubuntu bw'Imana bwageze mu mutima icyambere ngo bitera umutima we kumva yanze ibyaha. Icyambere bitera umutima we kumva yanze ibyaha. Ubuntu rero butigeze na rimwe bukwangisha ikintu bwagarukiye mu mutwe warasomye ibitabo gusa. Babandi birgo babudefanda ngurumva ngo si ukubisobanura neza si ukubivuga neza ntabwo turi intyoza twese ariko hari icyo nzi iyo bwagusesekaye mu mutima bwinjirana imbaraga zigutera kumva ibyakunezezaga bitangiye kukubihira. Iyo bwageze mu mutima utangira gukwepa abajama gusa uba ugifite akantu k'agasoni ariko mwajya kubyina ukajya umukwepa ati muno minsi ndi ku miti uguhangaza kuvuga ko inzoga waziretse ati banyandikiye antibiotique 5 ubuntu bwageze mu mutima ahubwo baratangiye kugira ati va ku nzoga moshe ariko uracyatinya abajama bari bukuveho barabona barayipozompo ati ndi kuri antibiotique. Ubuntu buba bwatangiye kugeramo buriya. Ubuntu bwakomanze mu mutima wa Zakayo bwakomanze mu mutima wa Zakayo. Uyu mutipe baramwangaga abakora commentaire biblique baravuga ngo yari mugufi. Iyo ni inengo utazi z'umuntu ngo ariko bari barabuze aho bamwishyurira ngo ubwo babiziganaga bashaka kureba Yesu ngo baramukonzoye bya seriye. Nawe waje ashaka amafaranga business yanjye yahombye kubera wowe ngo arirukanka ajya kure ngo ajya kwitegereza Yesu ngo amurebe gusa ngo Yesu ageze arati Zakayo ati wallahi wamenyeye he atururuka uyu munsi ndarari wawe. Zakayo ngo biramurenga ageze mu rugo ngo Yesu yamureba gusa akajyambwira ati amafaranga y'abandi wariye agakomeza wambuye fisi gakomeza ubwo ni ijisho gusa ijisho ryonyine ukamukomeza kumureba ariko nanuze waramuhombeje agakomeza bigeze hati mo frere mpa mahoro rero ngiye kukubwira ikintu uwo nambuye ndamuri hakana hanyuma ibisigaye ndafata umugabane wabyo mpereza abakene. Umva ubuntu uko bwinjira mu mutima. Ubuntu z'amagambo ubuntu ni imbaraga ubuntu nagakiza tutazabubeshyera ngo ndabizi nzajya mu ijuru ngo reka nkomeze oya yenda byakunesha gusa ukabingaruzwa muheto wabyo ukajurira kuko byakunesheje ukajya ubwira Imana ati ndapfuye gusa ariko sindabona ubuntu bwagezeho ngo ibizaha bimuryohere ntawe ndabona ubuntu bwagezemo ibizaha bimutera konda akananuka ukajya umureba adashyira amaraso ku mubiri naho ubwe yarananiwe ibizaha byamuteye kumva atameze neza. Ubuntu uwo bwagezeho ubwe arisoza atari uko atinya yuko Imana itamubabariye ahubwo yifuza kwezwa birenzeho. Ibindi rero ni igipindi ibindi ni siyansi ibindi ni akantu k'agahinte twamenye. Ubuntu bwinjirana n'ukuri mu mutima w'umuntu. Imana yacu ishimwe Imana yacu ishimwe Imana yacu ishimwe. Mu bintu bitatu yamubwiye reka mvuge kimwe nicyo nashakaga ibindi reka mbyihorere. Icyo gitabo uzagisome kigura amafaranga make nkugirira muzajye kuri Google uzakibona ku busa uzasoma icyo gitabo. Nagisomye inshuro 5 nta kintu numva ku inshuro ya 6 amaso yanjye arahumuka numva ubuzima bw'umukristo burampishukiye muri icyo gitabo. Nezezwa n'Imana. Nkunda introduction bakora ngo uyu mugabo wacyanditse John Bunyane mu 1628 ngo yacyanditse ngo abantu nta numwe ushobora gusoma icyo gitabo ngo ariko umuntu wakoze umwuga wo gucura ngo yakwandika igitabo ngo ariko buke buke ngo gikwirakwira mu ngo z'abakomeye ngo maze ubu ngubu cyahinduwe mu ndimi zirenga 120 ngo abantu batangazwa n'uburyo umwuka wera ajya hishurira abantu binjije akabahishurira ibitangaza. Nawe nusoma uzanezerwa.
mfite inshuti yanjye ariko sinyivuga, ntakunda gusoma na gato. Nimvuga na gato wumve nta gato, ku buryo ngiye yanguriraga ibitabo akambwira tugenda ubisome hamuzaza nkorerere zimwe. Wakangurira ibitabo ngiye nkamukorera razimwe, kandi nkamukunda akangurira ati unda kugura ikintu ushaka, tuma icyo ushaka, mbwira bya bitabo byari byanditse ngo iki. Hari undi ushaka kungura nzamubwira icyo gitabo? Hari ufite gahunda yo kungurira nanjye nzamubwira igitabo cy'umunyezi? Mubwiye akantu gato gusa uze kubushaka. Uzasome ni byiza, gusoma ntako bisa. Imana ibaho umugisha. Tuba turavuga umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ukuri ni imbaraga. Twavuze ko ukuri atari amagambo. Benshi dufata ko ukuri ari urutonde rw'ubumenyi dufite kuri Bibiliya. Oya, ahubwo ukuri ni ubumenyi dufite ku ijambo ry'Imana, kuri Yesu, bwahindutse imbaraga mu buzima bwacu. Iyo mbaraga rero igomba kuba yaragize iki kubaturaho. Niba ntacyo ubuntu imbaraga y'ukuri irakubatura, humura biracyari ubumenyi, kandi ubumenyi ni ingenzi, ariko wibeshya ntibiraba ukuri. Mbega ukuri ni iki? Ubumenyi kubyerekeye Yesu uteranije imbaraga bihwanye no kubatuka. Ibyo nibyo byitwa ukuri. Ibyo bintu nibyoroshye, andika ko kantu mu mibare. Ukuri ni iki? Ubumenyi kuri Yesu Kristo uteranijeho imbaraga zizana kubatuka ku kintu kanaka bihwanye n'ukuri. Niba ibyo bitaraba turacyafite ubumenyi, ni information. Ego hari igihe rwose dusoma bikaba information nziza, tuguhaye bwa bumenyi. Ubumenyi rero bizitwa ukuri mu gihe ibyo uzi kuri Yesu byakubereyemo imbaraga, ukavuga ngo kuvaho duhuriye na Yesu ngewe yambatuye ku byaha, yankijije ibyaha byangiza imbata, yambatuye ku bwoba. Ntabwo bijya bigarukiraho, hari ubwo ukuri kujya gutanga amaguru. Turi kujyana amaguru, mvuga ntabwo ari ay'umwuka, ndavuga amaguru. Hari ubwo ukuri gutanga urubyaro. Amen. Ukuri kujya kuzura abapfuye, abari barapfuye bakabaho. Ukuri hari abantu nabo tuvuga ibitangaza bakarakara. Nanone icyo kibazo, hari igihe tuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ati nasenga nawe atangiye kuvuga bya bintu by'iki gihe. Oya, ibyo si iby'iki gihe, ahubwo ni iby'ukuri. Yesu azura abapfuye, Yesu akiza abarwayi, Yesu akiza intimba, Yesu akiza depression, Yesu akiza ubukene, Yesu akiza ubugumba, Yesu akiza kugumirwa, Yesu akiza ibyago, Yesu akiza umubabaro, Yesu akiza intimba, Yesu araruhura. Nanone twigira Imana yacu ikiragi, tuyigira ikintu cy'igisitati kiraho. Ntabwo ari urutonde rw'ibyo twemera. Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Mu myaka hafi 25 maze nkijijwe, ndashimira Imana ko nibura hari igihe kimwe nabonye Yesu akiza. Sinzibagirwa umugore twahuriye aho bita iyo ngiyoza, bahita ngo ikimana hari yabubatse inganda, bahita ngo iki, ntabwo muri buhamenye, ndabizi ni mu cyaro cyane, ntabwo ariko hitwa, nibagiye izina ryaho. Mu cyaro iyo ngiyo ruguru cyane, tuhahurira n'umugore mu rusengero, twagiye kuvuga ubutumwa tukiri abajene, tukiri bato. Duhura n'umugore wari waje avuga ngo abantu bafite indwara zidakira aribo begera, abantu bafite indwara zananiranye abaribo baza, ibya bibazo byananiranye nibo dukeneye. Abarwaye umutwe musange turabahereza imiti, mugure fansidari, mugure bya binini bikiza imitwe, ariko muzanire Yesu ibyananiranye. Ndabizibuka neza nk'ibyabaye ejo. Korari yari yatwakiriye iraduseka nk'abareba tutwana tuduhungu. Haza umugore umwe, uwo mugore ahagurutse urusengero rwose rurahaguruka, tuyoberwa ibyabaye. Aregera ati madamu tugusengera iki? Ati kumundeba yari atwite inda y'amezi 7. Ati inda yanjye narayitwise ngeze ku mezi 7 irahagarara, ubu maze amezi 36 ntabyara. Urusengero rwose ruraseka, uravuga tereka tubarebe. Barahagaze ngo baturebe, turasenga. Ndabyibuka ne kumwe n'umuvandimwe wiri, turasenga, madamu arazengera agiye kwikubita hasi, turamufata aravuga ngo uyu munsi indirose. Urusengero rwose ruraseka rwose,
hatavuyemo n'umwe tuzaba tureba. Nyuma y'amezi 3 arabyara, adusanga aho twari turi, aratubwira ngo uyu mwana ngiye kumwitaho. Reba, bisobanurwa ko ku musozi w'Imana yampereye iki? Amasezerano n'imbaraga. Ndabyibuka turi Nyarubuye, Renata simbesha, uri umugabo. Imana yakoze ibitangaza byinshi kubera ko Yesu arakiza, Yesu arakora, Yesu ni muzima, Yesu araruhura, Yesu aratabara, Yesu arazura, akiza intimba, agahinda karagwa. Ibyiringiro biraboneka. Byo tuvuga si amagambo. Ubu hari abari burakare ngo ntabwo avuze ubutumwa bwiza. Ubwo ni bubi. Tuvuge gusa siyanse, no. Yesu ni muzima. Ndifuza kugera aho Paulo yageze, kandi nzagerayo kandi njya mbabwira ibintu mukagira ngo ndakina mwebwe. Narinze ngi Burayi mbabwira ngo ndumva ibintu mbabwira nzagenda mukagira ngo ndakina. Buri iyo mugira ngo iyo mwemereye nababwiraga tukiri mu gishanga, nari kubona naragiye kazi kanyu. Nubu muntega amatwi rero neza, muntega amatwi muzabimbaze. Si Kameme maze gukura uko mundeba, maze gukura Kameme. Sinajya hano ngo nihandagaze. Ndagira ngo mbabwire ngo tugiye kwimuka tuve mu bintu bisanzwe. Ndabararitse ahari uyu mwaka cyangwa utaha, ndababwiza ukuri, ntabwo aya mavuta ariyo muzongera kubona. Tugiye kwinjira mu zindi mbaraga. I know, ndabizi neza, mu mwuka ndabyumva, mu mwuka wanjye ndabyumva. Narinze genda mbabwira nti ibintu mbabwira sinzi niba ngiye gupfa cyangwa kwimuka. Murabyibuka? Kumba Imana ibirampangira kujya mu Bufaransa. Namwe niba munyumva neza, ndabarahira Imana simbeshye. Tugiye kwinjira mu zindi mbaraga. Bamwe bazatubeshera yuko tuzi kuzimu, bazavuga ko twagiye gushaka izindi mbaraga mu Bufaransa, bazatwita abakoreshwa n'ibindi bintu. Ariko ndababwira ngo Yesu agiye gukora ibirenze. Aha kuri Vivante, mama Pasteri, mama Rehoboth avuga ngo ni kuri mimbara. Hapa mbiyama ikintu kimwe, munisikiye vizuri, mutazavuga ko nsigaye nirata. Ndabiyama ngiyewe nasuhuje abantu bose bigishoboka. Icyo gihe ningenda bakajya banyuza hano nkagenda ati asigaye adukoraho se. Ndabiyama. Niba ushaka kumubera n'uyu munsi duhoberane, ariko nibizanyuma Moshe. Nzi uko umwuka wera avuga. Ndabizi ko Imana ivuga. Abo tubana barabizi. Nimwumva icyo numva umwuka wera ambwira. Tugiye kwimuka. Ibyanditswe twasomye, bya bindi twaba mugiye kubona ari ubuzima mu buzima bwacu. Abanzi kera bakunda kuvuga bakabwira abantu ati senga muramuzi, ati senga yari umuhanuzi. Mugiye kongera kubona ubuhanuza. Apana kwigirisha, apana bya bindi ngo urabona hari igihe umuntu yikanga akavuga umwuka ataravuga. Mugiye kubona umwuka wera avuga. Ndabizi neza ibitangaza bizabera. Ndabizi neza ubutumwa bwiza buzagwiza imbaraga. Ko mubireba se. Amen. Babwire ikintu Imana yambwiye nicaye hariya.
nkaho nagomba guhaguruka ngo mbivuge numva nze oya reka n'ubu ariko reka mbivuge kubera ibindi bavuze. Amen. Nuko tugiye kubona Imana mu bundi buryo. Dore ijambo ryajemo Yesu yari kumwe na Nikodemu, yaje nicaye hariya. Yesu aramubwira ngo ukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu aramubaza ngo ese nzasubira mu nda ya mama nongere mvuke? Yesu aramubwira ngo ntabwo uzasubira mu nda ya nyoko. Arongera aramubaza, ndibaza ko badiskise cyane, hari senga niyo yabivuga neza kundusha. Ndibaza ko habaye discussion hagati yabo, nkaho Yesu arambiwe gato cyangwa avuye aturangora. Aramubwira ngo umva, umuyaga urahuha, ntumenye yuva n'iyujya, ntumenya amabara yawo, ntumenya, ariko ubona ibyawo. Numva ko nagomba guhaguruka ngo mbabwire ngo mugiye kubona Imana par experience. Donc nta buryo Imana izaza ngo ikwiyereke yambaye amakanzu yayo n'iki, ariko ngo igiye kuza kukwiyereka mu buryo bwa experience. Bivuge mu Gifaransa, vous allez expérimenter ça. Ntabwo uzabona Imana n'amaso yawe, mais vous allez expérimenter Dieu. Urumva? Nkomeza kubyumva, haza iyindi nkuru y'igihe Mose yingingaga Imana ngo Mana wambabariye nkakureba ukanyiyereka. Nanone Imana iramubwira ngo wambona wapfa. Ariko nanone Imana imujyana muri experience ngo ntabwo uzambona n'amaso, ngo ariko nzacisha kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Nanone ntuzambona, mais vous allez m'expérimenter. Urumva? Rero ibihe tugiye kwinjiramo, vous allez expérimenter Dieu mu rugo rwawe, mu bucuruzi bwawe, mu bana bawe, mu mashuri yawe, mu nshuti zawe. Vous allez expérimenter Dieu. Nabuze uburyo nabivuga mu Kinyarwanda, ariko vous allez expérimenter Dieu. Nari nicaye hariya nshaka guhaguruka ngo mbivuge, none kubera byose ngavuze numvise ntagomba kubiceceka. Ikindi yongereyeho muri icyo gihe cya Mose n'Imana, Mose n'Imana arabwiye ngo kandi ugende uhagarare ahantu ku gitare. Icyo gitare ni Yesu. Nuhagarara kuri icyo gitare ushobora kubona ibyo utabonaga. Imana ishimwe cyane. Ariko icyo nongera kukubwira, witegure, nous allons expérimenter Dieu ku buryo butigeze buba, kandi ubyakire nuko bimeze. Senga Imana iguhe umugisha. Amen. Twongere Yesu amashyi. Twongere Yesu amashyi. Yesu tumwongera amashyi. Umwuka wera aravuga ukabyumva ko akubwiye. Ntumenye igihe asohoreza, ariko ukabyumva ko biri hafi. Ukabyumva ko biri hafi. Ubwo nendaga kuko tugiye kujya kwimuka, hari umuntu negere ndamubwira nti umwuka wera ndabyumva neza yuko umwaka utaha, yuko igihe uzaba ukikiye umwana, ndabyumva neza. Aranyubaha gusa, ariko ukabona namubwira ati pastor ntugakinisha ibintu nk'ibyo. Ntabwo ibintu nk'ibyo babikinisha. Ndamubwira nti nanjye sindi umwana ku buryo ntazi kumara imyaka umaze udafite umwana icyo bivuze, ariko niyo wangaye ndabyumva neza mu mwuka. Umwuka ajya avuga ukabyumva. Ndabeshya Joel, nguriya n'umugabo wo guhamya, nguriya n'umugabo wo guhamya.
twari mu rugo akikiye umwana, umwuka wera ndamwumva nicaye ndabyumva, numva arabiremye muri nge, ndamubwira nti ndabyumvise neza, nabanye nawe ndamuzi, arabimbwiye ukiye nk'iki uzaba ufite umwana. Arandeba arandakarira ndabibona, aranyubaha gusa, ariko kumva avuga ati ceceka ntukavugishwe. Ndamubwira nti ndabisubiramo, anyubahira ibyo. Ndamubwira nti basunyemerera ikintu kimwe, uranyemerera kuzashima Imana naje? Nawe ngo bati nabizabese vuga ibyo uvuga. Ndabyibuka mwandikira, ndamubwira nti ndongeye ndabyanditse, umwaka utaha uzabyara. Aranyandikira arambwira ngo ndatwite. Uwo mwuka yambwiye rero n'ubu ndawumva, hari ikigiye kuba, hari ikigiye kuba, hari ikigiye kuba, hari ikigiye kuba. Ndabivuga ndi umugabo wo guhamya, hari ikigiye kuba, ndi umugabo wo kubihamya. Bavandimwe, indwara zigiye gukira, ingumba zigiye kubyara, ibipfamatwi bizumva, imirimo y'Imana izaba. Pawulo yaravuze ngo yampaye ibitangaza, impereza imbaraga, impereza ibimenyetso, impereza ubutware, ngo kugira ngo nemeze abanyamahanga ubutumwa bwiza. Ndabihamya neza ko uyu mwuka wera azemeza abazungu, azemeza abirabure, azemeza abakomeye, kugira ngo bapfukame hasi bavuge ko Yesu ari we mwami. Ndabararitse nimvuga hano ahari yenda si bizatangirira, ariko icyo nzi hano ni mu rugo ntihazibagirana. Aha mvuga yewe nda ni muri Amerika, aha mvuga yenda ni mu Bufaransa, gusa no mu rugo ndabizi neza muzabireba. Imana igiye gukora, ahari murareba ngo zakoresha senga, ahari yenda igiye guhagurutsa wowe, ahari yenda igiye guhagurutsa wowe, ahari igiye guhagurutsa wowe. Umwuka wera ntarobanura ku butoni. Icyo tuzi neza nuko Imana itugendereye. Si kenshi senga avuga ibi, murabizi neza, tumaranye imyaka irenga 10. Si kenshi senga avuga ibi. Ndababwira nkubwirijwe n'umwuka, tugiye kubona Imana muri iki gihe, tugiye kubona umwuka wera. Ntega gusa amatwi uwo ari we tugiye kubona uwo ari we. Umpe gusa amatwi nkubwire ibyo ari byo. Narababwiye ejo umwuka wera twamuvugaho ibintu byinshi bitagira igaruriro, ariko ngiye kuvuga ibintu bibiri abantu batajya bamenya cyangwa bazi buhoro. Hari umwuka wera muri nge n'umwuka wera kuri nge. Umuntu wese wavutse ubwa kabiri, umuntu wese wemeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere 12:3 aravuga ngo nta muntu n'umwe watinyuka kuvuga ko Yesu ari umwami atabibwirijwe n'umwuka. Niba waratuye ko Yesu Kristo ari umwami, umwuka wera niwe wabikoze mu buzima bwawe. Amen. Cyagihe uhaguruka utazi ibyo ukoze, njya mbwira abantu ngo iyo dukizwa bwa mbere ibyo dukoze ntituba tubizi. Uzanarebe badutamika amagambo mu kanwa, subiramo ngo mwami Yesu, mwami Yesu, ndakwakiriye. Nubuza aho mwakiriye hariho, nubuza hagiye, urabikora gusa. Ariko kirya gihe umutima wawe wemejwe kuri umunyabyaha ukeneye Imana, ntiwabivuga. Si wowe, muri kamere yawe ntibirimo, ni umwuka wera wabikwemeje. Amen. Umuntu wese wavutse ubwa kabiri, umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, afite umwuka wera. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo twakira umwuka wera tukizera. Ubwo wizeraga, ni kwanditse mu Befeso 1:13, umwuka wera twaramwakiriye tukizera. Ni nawe watwemeje ko Yesu ari umwami, niwe watsinze imitima yacu, niwe watwemeje ko tuzarimbuka, ariko atubwira inkuru nziza y'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Burya si umuvuga butumwa, ni umwuka wera. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo naza, ikintu cya mbere azatsinda ab'isi. Kubera iki? Abemeze ko ari abanyabyaha, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ngo azabemeze ibyo gukiranuka, ngo kuko njyewe ndi iburyo bw'Imana kandi nicayeyo kugira ngo ne kubacira urubanza, ahubwo mbavugire kuri Data. Icya gatatu ngo azabemeze iby'amateka. Benshi bagira ngo umwuka wera duciraho iteka. Oya, ngo ahubwo azabemeze iby'amateka, ngo yuko umwami w'iyisi niwe uciriweho iteka, ariko wowe ufite ubugingo buhoraho. Ngo uwo murimo w'umwuka wera. Ariko benshi rero tugarukiraho, turawufite pe. Yewe nkunda abantu nyine baba evangelique, uwo mwuka wera niwo bahora bavuga, waduhinduye kuba abana b'Imana. Umwuka kandi koko nibyo yaduhinduye kuba abana b'Imana.
uwo mwuka yaduhinduye kuba abana b'Imana. Ariko hari urundi rwego rw'umwuka wera, ndashaka kubivuga mu magambo yoroshye. Ni umwuka wera kuri njye. Munyemere turebe kuri Yesu. Yesu ubwe avuka, Yesu ubwe ni imbuto y'umwuka. Murabyibuka? Imana yabwiye Mariya, ni igice cya mbere muri Luka umurongo wa 35. Marayika yagendereye Mariya aramubwira ngo uhiriwe mu bandi bagore bose. Ngo Mariya hagarikishwa umutima niyo ndamutse, ati iyi ndemutso ni nyabaki. Aramubwira ati kundeba mvuye mu ijuru nkuzana inkuru nziza. Mariya uzatwitinda, uzabyara umuhungu, uyu muhungu uzamwite Yesu. Undi aramubwira ati niba uvuye mu ijuru ubwo uranze neza, sindaryamana n'umugabo. Ngewe Mariya nta sindaryamana n'umugabo. Na Yakobo nukuri, niba uvuye mu ijuru urabizi ko tutararyamana, none se umwana nzamubyarane. Aramubwira ati yego nzanye inkuru nziza. None se abandi bose babyara? Marayika araza atoya, atahubwo inkuru nkuzaniye nagira nkubwire ko umwana uzabyara azaba azitwa umwana w'Isumba byose, kandi n'ikimenyimenyi yitwa Uwera w'Imana. None se bizagenda bitatu? Umva uko bizagenda. Umwuka wera azakuzaho, imbaraga z'Isumba byose zigutwikira. Nicyo gituma uzavuka atazaba ameze nk'abantu. Ntabwo ari imbuto ya Mariya na Yosefu oya, ahubwo ni imbuto y'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo Yesu ni imbuto y'umwuka wera. Uyu rero w'imbuto y'umwuka wera, ngo umunsi umwe ajya kubatizwa na Yohana. Ngo ariko ibi byo ngo byari igihamya ko ari kugira ngo Yohana ngo amenye uw'Imana yamubwiye. Ngo Yohana agitangira umurimo yumvise ijwi ati wowe uri integuza, inyuma yawe hagiye kuza umugabo n'ikimenyimenyi, wowe nta nubwo wakandagira ngo upfundure udushumi tw'inkweto ze, kuko wowe ubatirisha amazi umuntu akinika akava yari wa wundi. Atari kuyowe azajya abatirisha umwuka wera n'umuriro, abatirisha umwuka wera n'umuriro. Undi aravuga ati sinzamubwirwa n'iki? Numubatiza uzabona ikimenyetso, umwuka azamanuka mu ishusho y'inuma amutindeho. Yohana aravuga ngo mubonye ngo mbona ko ari we mwana w'Imana. Ngo ava mu mazi yuzuye umwuka. Ntabwo byarangiriye ngo umwuka nanone uwo yuzuye ahita amujyana mu butayu nanone kugira gute? Kuzura umwuka wera. Murumva izo etape? Icya mbere ni umwana w'umwuka yuzuye umwuka avuye mu mazi, ajyanwa nanone n'umwuka kujya kuzura undi mwuka. Kera tukimara ADEPR twaravugaga ngo abanyamwuka twagiye Abaheburayo. Nibyo hariho dimension ya mbere wagize neza gukizwa. Nagira nkumenyeshe hari urundi rwego ukwiye kwinjira rwo kwera imbuto z'umwuka zikakubamo, ingeso ziza zikagaragara, Imana ikaboneka muri wowe. Ariko ntibirangiriraho, hari urundi rwego rwa gatatu, aho imbaraga z'umwuka wera zigaragarira muri wowe, abantu bakabona Imana yawe. Izo mbaraga zikorera mu mpano zacu, izo mbaraga zirukana abadayimoni, izo mbaraga zituma Satani ahunga, izo mbaraga zibohora abagenda bahetamishijwe n'ububata bwa Satani. Izo mbaraga nizo nkubwira ko zigiye kumanukira muri Eglise Vivante cyangwa kuri Senga. Niyo wowe utabyakira ndabyumva, nanjye azanyibuka, nanjye azangenderera. Naramutegereje igihe, ndumva igihe gisohoye ngo aze. Imbaraga z'umwuka we. Uwitwa Pawulo mu bice 7 mu Baroma yanditse igice cyiza. Abaroma ibice 7 umurongo wa 14, umutwe w'amagambo uravuga ngo intambara y'umutima uhana n'umutima wa kamere. Yego, intambara y'umutima uhana na kamere. Atangira avuga ati muri ngewe ndi umuntu ushaka kuba imbata y'amategeko y'Imana, atariko nanone simbishobora, kuko icyiza ashaka gukora si cyo nkora, hanyuma ikibi ntashaka aba ari cyo nkora. None koko ubwo murumva ndabibona mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'icyaha. Akomeza kuvuga atyo ayo maganyaganya, arangije akomindura ati none ninde wankiza uyu mubiri upfa? Ninde wankiza uyu mubiri ukora icyaha? Asoza avuga ati icyakora Imana ishimwe mu 25 kuko izajya inkiza ku bwa Yesu. Ibice 8 rero niho rurangiza iki gice. Kubakunda Bibiliya bagisoma kenshi,
ku bantu baryoherwa na Bibiliya uragisoma gusa kongera ukagisoma kubera ko ni butamu. Iki gice kiraryoshye ukuntu gitangira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bajakirwa. Ntabwo ari iyo impamvu iri hasi, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ritubatura ku itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kakunda umurongo wa 4 uravuga ngo kuko ibizamategeko yananiwe kubera intege nke za kamere yanje, Imana irabisohoza kubw'umwuka wayo. Hari ibyaha byakugize imbata, ukajya uvuga ngo ngewe ndi imbata. Nabonye abasore bambwira ati pastor, sinzi imbaraga aho zava, ndi imbata yo kwikinisha. Abandi ati ndi imbata ya pornography. Buri wese agenda agira icyamubaza. Ariko icyo ushaka kubwira, Paulo yasanze imbaraga ahantu hamwe, kuko itegeko, buryo bavuze ngo itegeko ry'umwuka, abantu bumva itegeko bakagira ngo ni law. Itegeko bavugaga ni authority, ni autorité, ni ububasha. Burya itegeko ngo riruta amabuye. Iyo bavuze itegeko muri Bibiliya ntugire ngo bavuga law, tubyumva nabi hari ibintu byanditse. Oya, mu mvano babandi bakunda igihe burayo n'ikigiriki yaravugaga ngo imbaraga, ubutware bw'umwuka wera nibwo bwonyine bumvana mu buja bw'icyaha. Kubera iki? Amategeko ya Mose ni meza, utuka amategeko rwose yaravumwe. Mugani w'ababandi, ntugasambane n'ibyo, ntukibe n'ibyo, ntugatukane n'ibyo, ntukarakare n'ibyo, ntukifuze iby'abandi n'ibyo. Gusa uwo babibwiye niko aremye. Kubwira senga wo kwa Cyamweshina wavutse hahandi ukamubwira ngo ntukibi, urarushwa n'ubusa, aremye mu kwiba. Kubwira wowe ndabizi neza turemye, niyo tutabikoze ntabwo natwe nitubizi neza, dukoze mu byaha. Kwirwa rero ubwira imbwa ngo ntikarye inyama uragira ngo ibe hitese. Dukoze mu byaha, kamere yacu nuko iremye. Amategeko rero yahawe kamere, yahawe umuntu ukoze mu byaha. Kamere nayo rero yuzuye agasuzuguro. Iyo yibwiye ngo Paulo yaravuze ngo amategeko nta kindi yamariye ngo uretse kubyutsa gusinzara yo gukora ibyaha. Kuko iyo mbwiye ngo ntukararikire, kurarikira bihita bikorera muri nge. Ngo amategeko ngo yerekanye ububindi mubi gusa. Kumbwira ngo nturebe ngubu ko turi mu rusengero bavuze ngo turabafunze, mwese mwahita murambirwa. Ubu hagize umusirikare uhagarara n'undi hari ati abarimo hano ntibongera gusohoka, oya tumva ukene kujya kuri toilette utarubishaka. Kubera iki? Itegeko rirabonetse, inzara yo kuryica ihita ibyuka muri wowe. Ubundi amategeko yabereyeho iki? Kwerekana ububi bwacu. Paulo yaravuze rero ngo ibyo amategeko yananiwe, ibyo ntukibe byananiriwe. Kubera iki? Kuko kamere yanjye yigize karaha kajya ikavuga ngo nziba nubwo byabuzanyijwe. Hari umugabo muri Bibiliya abantu batazibajyana muri Bibiliya, n'umugabo witwa n'umugore n'umugabo witwa Kozibu na Zimuri. Aba bantu bari igitangaza. Ubundi gusambana byari icyaha, yego, gusambana na mwene wanyu byari icyaha. Uwitwa Kozibi ngo agenda azana umunyamahanga witwa Zimuri, ngo amuzana imbere y'ihema ry'ibonaniro, ngo abariho ajya gusambanira n'uwo mugore. Ibaze nawe, uburakari bw'Imana ntibwaheraho, ngo buheraho ingando zirangirira. Namwe mutekereze, hari abantu barakara, sinzi mujya akarakara kamena televiziyo, kamena ibirahuri, kandi ubwo yarakariye umwana. N'Imana nuko byagenze, ngo yajyanye Zimuri kumusambanyiriza imbere y'aho Imana iri, ntiyamwiciraho. Oya, ngo uburakari bw'Uwiteka buhera aho ingando irangirira. Kuba atabizi ngo igenda yica. Mose aravuga ati turashira. Uyu mugabo uragira ngo yarahebeye ko basambanyi bicwa, ariko kamere yaramubwiye ngo genda wiyahure. Amategeko yarayazi, abishwe n'amabuye yarababonye, ariko kamere ituma twibira imbere y'umucamanza. Kamere nimba ivuga murarakara, ituma umucamanza uca amategeko akora ibyo abuzanya.
kamere. N'Imana irabizi neza iyi nyago nta kindi kishoboye uretse gusa itegeko ry'Umwuka Wera riza rigatsikamira, riza rikarimbura, riza rigashyira mu buja kamere, maze iby'amategeko yananiwe. Kubera kamere yanjye yigaragambya ihora yigira ishyano, maze Umwuka Wera akayikandagira akayishyira mu buja. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mwicishe kamere ingeso z'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe ufite imbaraga gusa yo kwica ibyo byakunaniye, naho ubundi wowe ntiwabishobora. Ntubone ngananya ntinze mu kirokore, tekinike zose twarazikoze. Ngo ibyo ushaka kubireka ngo urabyatura, twarabivuze tugasubirayo. Twarabivuze. Bamwe buzuye ibikomere kubera ahubwo ibyo bivugiye ubwabo, kubera ibyo bivugiye. Kandi tugira abantu bazi kubesha abandi ngo bivuge, kandi ibyo ntiyabivuga. Ibyabo ntibabivuga. Hibera amatiku gusa hariya n'ibikomere. Reba nawe, fata abasore n'abahungu bashyushye, umukobwa avuga ati Imana imbabarire muri minsi nari mfite irari ry'ubusambanyi, uramwongoreye. Murasohoka akubwira ati wamutega imitego ko ndeba asa nayo yuzuye irari ko ariyo yayo. Nuvuge wa muhungu ati Imana imbabarire muri minsi nuzuye irari, barajya baguhunga ati vaho rutanyuzuza iryo rari, ugenda n'ikimwaro. Ngo ushaka gukira ibyaha ngo urabivuga. Twarabyatuye. Ntabwo kuvuga ibyaha bituma ubikira. Hari imbaraga imwe yonyine yitwa Umwuka Wera. Bibiliya niko Pawulo yavuze ngo kuko ibiz'amategeko yananiwe kubera intege nke za kamere yanjye. Mu bundi buryo, kubera uburyo kamere yanjye yigize ishyano, Umwuka Wera niwe ubisohoza wenyine, niwe ushobora kuyicuza, niwe uyishyira chini ya urinzi, niwe uyishyira imbata ukagenda uri umudendezo. Niyo mpamvu nkubwira ngo ukeneye Umwuka Wera. Umwuka Yesu yabanye n'abigishwa be, abana nabo agerageza kubabwira uwo ari we. Nakunze uko Andrew Womack yaravuze ngo iteka ryose igihe yabanye nayo ngo hari ijambo ryagarukaga, hardness of heart, ngo imitima yabo ngo yari ikimeze nk'ibuye, kugeza igihe azukiye noneho batangira kwizera. Ngo burya azuka akababwira ngo nimwakire Umwuka Wera, ngo Umwuka yarabahaye ngo wari uwo kuvuka ubwa kabiri, kwari kugira ngo nabo bavuke ubwa kabiri, bahinduka abana b'Imana, bahinduka batsindishirizwa no gupfa no kuzuka kwe. Amaze kubagira cyo arababwira ati rero dore muzimaze kuba banjye, nimugende mutegereze noneho iki? Umwuka. Uzo yavugaga hari umwuka muri nge umpindura kuba umwana w'Imana, hari n'umwuka umanuka noneho kuri nge. Niyo mpamvu Petero yavuze ati umwuka amanutse ngo buri wese yagize ururimi hejuru ye. Murabizi umwe wese hejuru ngo bibe ikimenyetso cy'ururimi bavugaga, no buri wese yuko yamumanukiye. Uyu mwuka amaze kumanuka, imbaraga zarabaye, ibitangaza byarabaye. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Uyu mwuka reka nkubwire ikintu gikomeye gikuru adukorera. Aduha imbaraga zo guhamya Yesu, aduha imbaraga zo kwerekana Yesu, apana mu magambo, mu buzima, mu gushira amanga, mu mibereho. Umuntu yakureba akabona wowe na Yesu, ntabwo ukiri wa wundi. Ntukiri umunyabwoba, ntukiyoborwa na kamere, ntugitegekwa n'imbaraga z'umubiri, ugendera mu butware no mu bushobozi bw'Imana. Reka mbabwire, burya twebwe twabazweho gukiranuka kw'Imana, ariko Umwuka Wera yaje tugendera mu gukiranuka kw'Imana. Ntabwo mubyumvise. Hari igihe umuntu abarwaho ibintu, yego, ubu umwana wawe abazweho miliyoni zawe. Hari abantu bandika abana iyi nzu ukayimwandikaho, amafaranga ukayamushyiraho, ariko ndagira ngo umenyeshe mu gihe atarakura ayo mafaranga ntacyo azamumarira, kugeza igihe azaca akenge noneho akabaho mu buzima bw'ibyose yamuruhiye. Wabazweho gukiranuka, wabazweho kwera, wabazweho ubumana, ariko Imana ikeneye kukugeza aho ugendera mu bumana, aho ukorera mu bumana, aho uvugira mu bumana, mu mbaraga z'ubumana, mu kwera k'ubumana, mu mirimo y'ubumana. Ndagira mbikubwire mukobwa uraha unyotewe Umwuka Wera, humura, igihe kirageze ngo Imana itumanurire imbaraga, igihe kirageze ngo izi mbaraga zibazeho.
imbaraga z'umwuka we. Ndaguhumuriza, ndabyumva. Niba wemeranya nanjye, hari abantu rero bakunda kuvuga ngo bakunda ubuntu ku buryo bibwira ko ubuntu buduhindura inabutsi, ubuntu buduhindura abantu barido, mbega bari aho ngaho gusa. Oya, burya no gusenga ni ubuntu bubigukoresha. Wari ubizi? Gusenga ntabwo ari igikorwa cya kamere, ni igikorwa cy'ubuntu. Ubuntu nibwo butubashisha gusenga, ubuntu nibwo butubashisha gusoma Bibiliya, ubuntu budutera inzara yo gushaka kwegera Imana, ubuntu bw'Imana bwatugezemo tuzinukwa ibya hano tugashaka kuyegera. Si wowe site, ni ubuntu bw'Imana. Amen. Nkumaze ubwoba utazagira ngo uri umuntu wa kamere. Hari abantu bagiye bavuga ngo reka mbivuge gutya. Urabona na Yesu ubwe yari yuzuye umwuka. Uwo mwuka wera niwe wamujyanaga ku musozi akirirwa asenga. We soko y'ubuntu nta wasenze nkawe. Ndakwinginze, niba iyo nzara ije ndabizi ikubyutsa mu gitondo, burya nibyo bimenyetso bya mbere, ukananirwa gusinzira ugasenga ukabona nturangiza, burya n'ubuntu bwatangiye. Burya umenye ko ibihe byaje, umenye ko uwo ni umuriri, umwuka wera ari inyuma. Abantu batangira guhana twa gahunda rwo gusenga, twa gahunda sha twazasenganye. None ntabwo bagihana gahunda zo kujya kurya pizza kwa Rando. None sha wazampaye iminsi 3, burya uzamenye ko Imana iri miratsa, ububyutse bwatangiye. Icya kabiri, uwitwa Dr. Jones yaravuze ngo iteka ryose ngo iyo ubutumwa bwacu bugaruka kuri Yesu, ngo tujye tumenya ko tumeze nk'abatezi igisasu cyiteguye ku explosa. Iyo rero tumutegereje usanga nta bundi butumwa, tugaruka kuri Yesu, imirimo ye, imbaraga ze, ubuzima bwe muri twe. Ubu turimo turenyegeza, mu minsi iri imbere hari ikizaturika, imbaraga ze zizagaragara muri twe. Ubuntu bw'Imana, umwuka wera, umwuka wera amara ubwoba. Umwuka wera kandi nongere mbivuge, akoresha ibitangaza amaboko yacu. Paulo yaravuze ngo ngewe yampaye ibitangaza, yampaye umwuka, yampaye imbaraga, ngo ampa n'amagambo. Abaroma 15:8 niko yavuze, yampaye imbaraga, ampa umwuka, ampa amagambo, ampa ibitangaza, ngo kugira gusa ngo abanyamahanga nabo bemezwe ubutumwa bwiza yuko Yesu ari umwami. Ubutumwa bwiza ntabwo ari amagambo, ubutumwa bwiza ni imbaraga, ni imbaraga. Twebwe rero tubihata, imbaraga burya zirumvikana, imbaraga ntabwo tuzihata. Ngo ariko ngo nta mbaraga wumva ntazo yumvise nyine, yaza kuzumva wabibonye. Humura, tuzabye experiencing, I know, ndabizi neza. Twebwe ntabwo hazagira umuntu mbeshyira ngo namuraritse ngo azaze muri Vivante umwe wenyine. Nabwirije ahantu henshi, nta muntu nigeze nkoka ngo waje mu itorero ryacu. Oya, uwaje yarizanye, uwaje yarizanye. Ariko ndagira mbamenyeshe, harahirwa mwebwe muri abakristo sha, abandi zajya babirebera hanze. Ariko tuzimukira abashyitsi da, Imana ishimwe. Igihe kirageze, hari ikigiye kuba. Iyo nsenga kenshi ndavuga ngo iri zina Eglise Vivante niriduhame, itorero ry'ubuzima, itorero ry'ubuzima, itorero ry'ubuzima. Mu gihe tutazavuga Yesu, mujye mumenya ko tubutakaza. Mu gihe tutazavuga umuntu w'imbere, mujye mumenya ko tubutakaza. Amafaranga akurikira umwuka wera. Amafaranga, umwuka yaje abantu bafunguka amaso, umwuka yaje abantu bareba kuri, umwuka yaje imiryango irafunguka, umwuka yaje yebaba we abantu barabohoka, umwuka yaje imirimo iragaragara. Umwuka wera ibintu nibisigara uko biri. Ikibi nukumubeshyera. Cyakora witwa Yongico yaravuze ngo afazari wamubeshyera ngo kudashaka kwakora. Ibyo mvuga birumvikana. Kubwe yaravuze ngo nibibi kwihangishwaho, ngo ariko nibura uwo muntu afite inyota none byaramutindiye abyihangishwaho, ngo kugira ngo ube mu itorero ritajya yemera ko akora. Twebwe rero twiteguye ko umwuka agenda.
twiteguye kubona umwuka agenda. Ahari ni ingaruka, ndabyizeye we, ndabyizeye kongera kubona ababyeyi babyara, ndabyizeye kongera kubona imbaraga zikora, ndabizi ndumva umwuka binyemeza kongera kubona abarwayi bakira, ndabyizeye kongera kubona imirimo y'Imana ikora, ndabyizeye kubona impano zaka, ndabyizeye wowe gusa. Do asanga abantu asanga abantu hehe. Ubu rero abantu batwise abanyedini ngo arabivanze, senga arabivanze, ngo buriya ngo ashizemo imirimo. No, na Yesu yabwiye ngo iki Petero se, mugume mu murwa. Yabasanze barya ibigori se? Yabasanze bari muri business se? Yabasanze basenga, bategereje Mwuka Wera. Hari umugabo witwa Kayanja, sinaba ngiye kubeshya, si inshuti yanjye, ariko mureba kenshi nkunda ikintu avuga. Yakwamiye mu Mwuka Wera, kandi Umwuka Wera yubatse itorero rye. Umwuka Wera yakoze imirimo muri we. Umwuka Wera hahirwa abamukunda, hahirwa abamuvuga, hahirwa abamushaka, hahirwa abamwumvira, hahirwa abavuga ngo icyampa ukaza. The Holy Spirit. Mushatse mwahaguruka tugasenga kugira ngo sinarangije. Ngewe muzabimbaze, nanjye yavuze ndagenda nkamutegereza, ndagenda nkamutegereza ahandi naberetse ku mavi mu gusenga no mu ijambo, kandi ahimbazwe amaze kugira hatugeza mu guhishurirwa Yesu. Ntabwo tuzaba tuvangirwa. Ndabizi umwuka yahuye n'ijambo habaho kuvuka, habaho kurema. Itegure inshuti yanjye, Umwuka Wera, Umwuka Wera, Umwuka Wera. Ndabyumva ko igihe kigeze ngo Umwuka Wera yongere kumanuka atuneshereze ibyatuneshaga. Ndagushimiye Mwuka Wera ko tugiye ku experiencinga kunesha ibyaha, ko tugiye ku experiencinga kunesha ibyaha, kugiye kutugeza mu rundi rwego rwo kwera no kwezwa. Wowe tugiye kubona ukuri guhinduka ubuzima, ukuri kuba imbaraga, ukuri kubukuri, ukuri kubukuri. Ndagushimiye Mwuka Wera, ndagushimiye Mwuka Wera. Wowe ubabarira ibyaha, wabarira aho twakubabaje. Pawulo yatubujije kugutera agahinda, ntitwatujije kukagutera, ariko twaraguhawe. Ndabizi neza ubabarira aho twababaje, ubabarira aho twaguteye agahinda, aho tutakumviye, aho twakubabaje, aho twakuzimije, aho twazimije. Umwuka Wera utubabarire rwose, utubabarire rwose. Ndabizi kenshi tukubabarisha kutumvira, tukubabarisha kuvuga ntitwumve. Mwuka Wera, imbere y'iteraniro ry'abera tugusabiza imbabazi. Utubabarire kutakumvira, utubabarire kutaba maso, utubabarire kugusuzugura agahinda twaguteje. Tugusabiza imbabazi Mwuka Wera, tugusabiza imbabazi. Ndabizi ntiwagiye, ahubwo turabikubwiye ngo tubabarire, dusubire muri ubwo busabane. Wongere ubone aho ukorera, wongere wuzure, wongere utegeke, wongere ukorere muri twebwe, kugeza ubwo tubatiza muri izi mbaraga, kugeza ubwo twinika muri izi mbaraga, kugeza ubwo tugeza muri ubu bushobozi, kugeza ubwo dusohoza. Turumva dufitiye umwenda abagenda barwaye zidakira, dufitiye umwenda barwaye kansa, dufitiye umwenda barwaye indwara zidakira, dufitiye umwenda benda kugenda bakenyutse, kuko umutini wawe ufite kandi ukeneye gukorera muri twebwe. Isi izakumenyeshwa n'imbaraga, wowe gusa, wowe uza ugahamya Yesu. Mwuka Wera uraza ugahamya Yesu, Mwuka Wera uraza ugahamya Yesu muri twe. Umuhamirisha ibitangaza, umuhamirisha kugira neza, umuhamirisha ineza ye, umuhamirisha ineza n'agakiza kawe. Mwuka Wera turagutegereje, Mwuka Wera turagutegereje.
urakoze mwuka we, ndagushimiye ibihe ugiye gutanga muri iri torero. Wino mwuka wera turi imbere yawe, utwuzuza imbaraga, uture muri twe. Wino mwuka wera, Wino mwuka wera, turi imbere yawe Yesu, utwuzuza imbaraga zawe, uture muri twe. Wino mwuka wera, turi imbere yawe, turi imbere yawe, utwuzuza imbaraga, uture muri twe. Mazi y'ubugingo, mazi y'ubugingo ugeze udakama, umujyanama mwiza, umujyanama mwiza, mazi y'ubugingo, mazi y'ubugingo ugeze udakama, umujyanama mwiza, kanze. reka ngusabura muri biganza byawe aho uri gusa. Mana, icyo ngusabye ni kimwe, nyemerera aba bantu mwuka wera utangire ubakangure nijoro, ubuzuzemo ibihe byiza byo gushaka mu maso hawe. Ongera ukangure abadamu bagira inzara n'inyota yo kukwegera, ongera ubakangure mu gitondo muri burakeye, uzuza inyota kugira ngo ubone aho ukorera. Tangira utunganya inzira mwuka wera. Umubatizo wa Yohana ari wo gutunganya inzira y'Uwiteka, ariyo nzara n'inyota byo gushaka Imana, ariyo nzara n'inyota no kwitegura kugira ngo ubane uko ubatiza, kugira ngo ubane uko wuzuza impano zazimye zatse mu izina rya Yesu. Abari barabuze umwanya, abari baragiye kure yaho, abari barihebye, abari bibwiye ko babaye imbata, abari bihebeshejwe n'ibyaha, abakugiye kure kubera ububata bwa kamere ikorera muri bo, reka imbaraga zawe, reka ikanguroma, reka ikangura. Ndavuga guhembura, hembura iyi mitima, hembura imitima, hembura imitima, hembura imitima, hembura imitima, hembura imitima mwuka wera, hembura imitima mwuka wera mu izina rya Yesu, kugira ngo ubegereze Imana, kugira ngo ubegereze Imana. Ongera wowe utangire, ongera watse, ongera uzure, ongera wegereze aba bantu Imana, ongera ubiyegereze, ongera ubiyegereze mu masengesho, ongera ubiyegereze muri burakeye, ongera ubiyegereze mu bihe bidasanzwe, ongera ubiyegereze ku karago, ongera ubiyegereze, ongera ubiyegereze mu murimo, ongera ubiyegereze, ubatunganyiriza kubinjiza mu yandi mavuta, ubatunganyiriza kwinjira mu zindi mbaraga. Ndagushimiye ibyo ugiye gukora, ndagushimiye abarwayi bazakirira aha, ndagushimira ingumba zizabyara, ndagushimira abakiriweho iteka ryo gupfa bazongera bakabaho, ndagushimira bihebye bari bagiye kwiyahura bazongera bakabaho, ndagushimira Yesu abakobwa bazinzwe n'imbaraga z'umubi bazongera bagashaka, ndagushimira yuko uri Imana igiye kubohora, ugatera abantu kuba mu mudendezo, maze icyubahiro kikaba icyawe. Izina rya Yesu rigashyirwa hejuru, izina rya Yesu rigashyirwa hejuru. Nejejwe nuko senga atazamenyekana, nejejwe nuko atazagira umenyekana muri twe, ahubwo izina ryawe rizashyirwa hejuru. Mwuka wera ni wowe uzahamya Yesu, mwuka wera ni wowe uzahamya Yesu, maze isi ikamwizera, ikamupfukamira, ikamumenya. Tugukomeye amashyi, uragahezagirirwa ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen.